Hello everyone, ni mukunda CINEVIEW Films. Uyu munsi ntago bisanzwe. Ntibisanzwe kubera ko ngira ngo muri kubona izi device zinteretse imbere. Ushobora kwibaza se byagenze bite n'ukubera icyo ubundi ziri hariya. Niyo video tugiye gukora turebere hamwe ese mu byukuri zikora zite, zikoreshwa gute. Ariko mbere yuko twinjira muri video munyemerere mbanze shimire uruganda rwitwa Accsoon kuri izi device banyoherereje zitwa CINEVIEW SE. Tugiye gukoraho video turebe se ni gute zikoreshwa mu byukuri, ese ushaka kuzigura wazibona he, ushaka kuzikoresha ni ikihe kintu wazibyaza mu byukuri. Ni wireless video transmitter nizo tugiye kurebaho uno munsi. Are you ready? Let's go! Reka dutangire turebe mu byukuri izi wireless video transmission system zikora zite mu byukuri. Reka tubanze duhere ku buryo zakirana amashusho hagati yazo. Izi wireless video transmission system hari uburyo bubiri busanzwe bukoreshwa, hari 2.4 GHz na 5 GHz. Nukuvuga ngo izi wireless video transmission system zirabukoresha ubwo bwombi. Nshobora kuba ndi kuvuga ibyo bintu bikagucanga, ariko ni uburyo wireless zikoramo, ni signal za wireless. Sinzi mba muri kubyumva, ariko ubundi wanabyumva gukora practice. Izi wireless video transmission zifite ubushobozi bwo guhererekanya amashusho mu gihe kitagize no ku isegonda. Hano baratubwira ko ari millisecond 50. Birumvikana ko nta nubwo bigeze no ku gice cy'isegonda. Ujya mubibona ko hari igihe ushobora kuba uri gufata ikintu kuri kamera ariko isibika cyakira haciyeho nk'isegonda cyangwa nk'amasegonda nyine hakaba harimo umwanya. Sinzi mba mujya mukoresha, hari abakoresha imigozi ama SDI, HDMI, ngira ngo mujya mubibona ko hari akantu gacamo kakanya ku buryo biba bitameze nka hari ako kanya. So izi rero iyo uri kuzikoresha ni ukuvuga ngo biba bimeze nkaho ari kamera wacometse kuri device uri gukoresha direct. Ishusho riba riri kugenda uko ubishaka ako kanya. Ni ukuvuga ngo iyi ni quality yizi CINEVIEW SE. Ikindi reka tugere noneho kuri range y'ahantu zihanira. Izi wireless video transmission system zifite ubushobozi bwo guhererekanya amashusho mu ntera ingana na feet 1200. Ibyo twabihuza na metero 350. Ariko aho ngaho ni mu gihe nta obstacle ibiri hagati ya transmitter na receiver. Ni ukuvuga ngo mu gihe zirebana nta obstacle irimo, zishobora gukora muri iyo ntera navuze hejuru, metero 350. Guys, urumva ko ari ni harehare pe. Ndabizi wenda nubwo waba rusanzwe ukoresha HDMI cyangwa se SDI kugira ngo uzabone uwo mugozi ugera aho hantu. Wawubona, ariko harimo risk nyinshi. Risk za mbere zirimo nuko umuntu ashobora gucaho agacomora HDMI nimba ruri live irahita biba. Ikindi SDI, ngira ngo abantu mukoresha ama SDI yo zirengeje muri metero 100 gufata rwose biba ari biri gake, kubona amashusho biba biri gake. So murumva ko mu byukuri iyi ngiyi ebana ni intera ikomeye kuba barakoze zino device zifite buno bushobozi bungana gutya. Hello CINEVIEW Films, mbahaye ikaze muri video test. Turebe se mu byukuri izi wireless video transmission zishobora gufata uburebure bungana iki. Nibyo ngiye gutestinga, ariko mwibuke ko nababwiye ko zifata uburebure bungana
na metero 350, zikaba ubwo burebure zibufata mu gihe aho hantu muri gukorera nta obstacle zihari. Ubu ngubu ngewe ahantu ngiye gukorera hari obstacle nyinshi, harimo ibiti hagati, birumvikana ko hagati ya receiver na transmitter hari buze kuba harimo obstacle, ariko nta kibazo. Niho nabonye nshobora gukorera ahantu harambuye nahabuze mu by'ukuri nshobora gukorera kugira ngo dutesting uburebure bwazo. Munyemerere ko turebe ese mu by'ukuri nubwo hari obstacle izi wireless video transmission zishobora gufata uburebure mu ngana iki. Reka ntangire urugendo mukomeze mubane nanjye, asigaye noneho tuze kureba ese dufasha uburebure bungana gute. Let's go. Turatangiye urugendo rwacu turebe se mu by'ukuri ese izi video transmission zishobora gufata mu burebure bugera hehe. Okay. Iri ni ishusho ndi kugenda mfata mu by'ukuri, dore ndahindukiye mfashe ahantu twasize receiver. Ahangaha niho twayisize, reka nkore zoom out murebe urugendo rurimo. Araza no gufilima kuri monitor icometseho receiver abereke mu by'ukuri irino shusho nkoze zoom out. Ahangaha mubona rino shusho afashe, hano niho ndi na kamera icometseho transmitter. Hanyuma agiye gukora zoom out murebe mu by'ukuri intera irimo hagati urugendo maje gukora. Ahangaha naringeze ni muri metero 200, kandi aracyakira amashusho ndimo ndafata. Nukuvuga ngo receiver cyabasha kwakira amashusho ndi gufata nta kibazo. Reka nkomeze urugendo turebe mu by'ukuri ahantu nshobora kuza kugarukira akiri kumfata. Ngo muranyihanganira amashusho uburyo ari kugenda shakinga, ntago nemerewe kugenda mfilima mu muhanda mu by'ukuri ngo mfilime neza amashusho ameze neza, kubera ko umuhanda uri gucamo abantu benshi. Bambwiye ko atari byiza kuba nagenda mfilima buri muntu wese. Byabaye ngombwa ariko ntwara kamera mu ntoki meze nk'umuntu utari gufilima mu by'ukuri. Icyo nashatse gukora ni ukubereka urugendo, ntago ari ukuvuga ngo dufate ama image asa neza. Ibyo ngibyo nabyo bishobora kuzagira igihe cyabyo, ariko ubu ngubu nagira ngo mbereke intera zino wireless video transmission. Okay guys, rero murabona ko mu by'ukuri urugendo dukoze urugendo rungana, hano ndi ni muri metero 300. So mu by'ukuri murabona ko harimo obstacle nyinshi z'ibiti murimo murabibona, ariko byibura zibashije gufata mu rugendo rungana na metero 300. Reka noneho dusubire inyuma, test yacu turayirangije, uburebure zishobora gufatamo turaburangije. Murakoze cyane kuba mwabanye nanjye. Peace. Bakunzi ba CINEVIEW Films, rero mubonye test yacu ukuntu igenze. Ahantu mvuye ngira ngo muri kubona ibyuya mu maso, nkoze urugendo rurerure kabisa, ngira ngo mwabibonye ahantu mvuye hose. Sinakwirirwa mbabwira ibintu byinshi kubera ko namwe ni ibintu mwiboneye ubushobozi bw'izi wireless video transmission. Reka dushimire Accsoon kuri izi wireless video transmission yabashije kuba yakora mu by'ukuri. Wabonye ko zifata ahantu harehare. Reka tubashimire cyane, tubahe big up. Ahangaha no muhigo babashe kwesa. Zino system zikoresha HDMI cyangwa se SDI. Ushobora kuba udafite SDI ariko ufite HDMI, ntibyakubuza gukora akazi kawe. Waba udafite HDMI ufite SDI n'ubundi ni cya kimwe urakora. Ni ukuvuga ngo ibi ni byiza cyane kubera ko bagwaye choice ebyiri. Mu by'ukuri nimba hamwe byanze urakoresha ibindi, nimba udafite iyo migozi yose ufite umwe urakora. Iyi nayo ni quality y'izi device. Reka tuvuge noneho uburyo zakiramo umuriro. Ushobora gukoresha cable ya DC, nyango muri kuyibona dore ngaho yinjira, yes, cyangwa se ugakoresha NPF battery. Waba udakoresheje ubwo buryo maje kuvuga, ukaba wakoresha USB type C. Iyo USB urayikoresha gute? Ni ukuvuga ngo uraza kuyifata nimba ufite power bank cyangwa se ubundi buryo ushobora kurahuraho ukoresheje USB. Urayifata uyicomeke kuri power bank, hanyuma nurangiza uyicomeke kuri ino port yayo bagushiriyeho. Aho ngaho device zawe zirajyamo umuriro ukore nta kibazo.
no, hanyuma sinabura noneho kugaruka no kuri ku bushobozi bwo noneho zishobora kuba zasangiza amashusho izindi device. Zino wireless video transmission system zifite ubushobozi bwo kuba zasharinga amashusho ku zindi device zigeze kuri enye. Ni ukuvuga ngo transmit imwe ifite ubushobozi bwo kuba yasharinga amashusho kuri receiver zigeze kuri enye. Ufite machine ya Mac ya M1, ahangaha ushobora kuba wadownloadinga app ya Accsoon ikaba yasharingaho. Ufite telefone ya Android cyangwa se iOS, ahangaha ushobora kwiconnecta. Nuko ngo ushobora kugufasha kubona amashusho ari guturuka kuri kamera cyangwa se y'ibyo uri gushaka. Uradownloadinga application ya Accsoon, hanyuma nurangiza wiconnecte, asigaye uhite wakira amashusho ari guturuka kuri kamera. Aha nimba ushaka kujya kuri live, abantu mukora live ubundi kino ni igisubizo. Abantu mukunda gukora ama live, kino ni igisubizo. Ni ukuvuga ngo nimba uri gukora live, ufite wenda telefone urashaka kujya kuri live, kandi none urashaka gukora live wakoresheje kamera ya telefone, kubera ko wenda kamera ya telefone yawe ntabwo yizeye, urashaka gukoresha external kamera wasetinze ugashyiramo ukayisetinga mu buryo ubishakamo. Ni ukuvuga ngo ikintu ukora kugira ngo uyihuze na telefone yawe, icya mbere ni ukuba ufite zino device. Icya kabiri ni ukudownloadinga application ya Accsoon, wayikura kuri Play Store cyangwa se App Store. Ngira ngo abasanzwe mubikoresha mu byumva cyane kundusha, okay. Aho rero iyo umaje kuyidownloadinga, nta kindi tujya muri system ukabihuza ugahuza kugira ngo ya mashusho uhite ubibona. Biroroshye cyane, uhita ubibona. Mu by'ukuri ibyo nibyo bintu nari nteganyije kubabwira kuri zino system. Ibindi bintu wenda nshobora kongeraho, ngira ngo murabona ko ni dutoya, turi portable. Gutwarika kwatwo biroroshye cyane rwose, biroroshye. Turi small, ni duto cyane, ntabwo twakubuza kudutwara aho waba ushaka hose. Wanadushyira no mu mufuka ukigendera, simubona ukuntu tungana. Ikindi ubutoya bwatwo ntago ari ukudutwara gusa, ntago ari cyo kintu kigamijwe. Ariko tuvuga urimo urafilm ukoresheje handheld, ufite kamera mu ntoki, ushobora kugashyiraho ntibikuvune nubwo uri gukoresha kamera mu ntoki, ariko ntibikuvune kubera iki? Ntago karemereye cyane, ntago karemereye ku buryo byavuna intoki zawe kuba utabasha gufata amashusho. Ushobora kuba uri gukora live ufite kamera mu ntoki uri gufilma ibintu, ni ukuvuga ngo ntago byakuvuna cyane. Ikindi wenda dukomeje tuvuga ku buremere, ushobora kuba uri wagashyize kuri gimbal, ushobora kugashyira kuri gimbal, karoroshye, ntago kari buze gutuma gimbal yawe ita umurongo. Ni ukuvuga ngo uko wayisetinze, uko wayistabilije, n'ubundi niko ikomeza kubimeza. Murumva ko mu by'ukuri ibyiza bya zino system ni byinshi mu by'ukuri, ntabwo wabivuga ngo birangize. Aka kanya ushobora kuba wazikunze ukaba uri kwibaza uti se nihe nazikura. Jya kuri website yabo, link iri muri description, ubasure, hanyuma urebe n'izindi device zabo. Ushobora kuzikunda, biroroshye cyane, ubakomunike, ubabaze uburyo wazibonamo. Ni igisubizo mu by'ukuri. Wowe ukora live, wowe ukora ibintu bijyanye na video, mu by'ukuri zino system urazikeneye. Reka mbashimire cyane rero wowe wakurikiranye video yanjye kuva ntangira kugeza nsoza. Uri w'agaciro, uri w'ingenzi kuri CPFMs, ndakubaha. Hanyuma jya ukomeza gukurikirana amavideo ya CPFMs, ntukibagirwe gutera comment mu gihe hari ikibazo ufite ushaka kongezaho. Reka mbashimire cyane wowe wakoze subscribe, ariko nimba nawe utari wayikora kandi ukaba wadukurikiranye, ntugende udakoze subscribe kugira ngo andi masomo mashyashya nazajyaza uzajya uri tayari kugira ngo uyabone. Reka ngushishikarize gukora like nimba video wayikunze. Reka tuzasubire muri video y'ubutaha. Peace.